umuhuza YASIPI TV. Iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Nongeye kubasuhuza mwese inshuti zanjye hano ku muhuza YASIPI TV. Uyu munsi nasuye umukozi w'Imana Jeremie. Yesu ashimwe. Mpobera ariko komera cyane. Mahoro y'Imana bane nawe. Mahoro y'Imana kuri twese. Uyu mukozi w'Imana rero muramubona ni Jeremie, hajya irindi NIYONAGIRA Jeremie. Twase rero NIYONAGIRA Jeremie twaje kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero nakire mwebwe mwese hano ku muhuza YASIPI TV, mwe mudukurikirana, mwe mwakoze subscribe ndetse namwe mwakoze like. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Uyu mwanya rero twasuye umukozi w'Imana Jeremie, nk'uko natangiye mbivuga, ni umuhanzi, ni n'umuvugabutumwa Imana yahamagaye mu gihe gisa n'iki ngiki. Uyu munsi rero turi kumwe kuri kamera muramubona, reka yongera atangire atwibwira neza, dutangirane ikiganiro tuziranye ndetse twibwiranye neza cyane. Ndabasuhuje mwese inshuti z'umusaraba, Yego. ababanye natwe mu gice cy'ikiganiro ijambo ry'ihumure mu gice cya mbere. Turagarutse mu ijambo igice cya kabiri, ijambo ry'ihumure. Ninjye wa musore, amazina ni yayandi, NIYONAGIRA Jeremie. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mugire amahoro ya Kristo. Amen. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo ku muhuza YASIPI TV. Rero tutari twatangira ikiganiro cyacu, nibutsaga abantu bose badukurikiye ndetse namwe mudukurikira ko mwagize neza kudukurikira. Ndabibona ko mudukurikira 5/5 hano ku muhuza YASIPI TV. Mba mbona za like zanyu, mba mbona na za views z'uko munkurikirana cyane. Ibiganiro tugirana maze kubona ko ari benshi mu bikurikirana 5/5. Rero uyu munsi twifuje kuganira n'umukozi w'Imana ku magambo y'Imana ndetse tukaganira no ku ijambo ry'Imana. Byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza. Rero uyu munsi araza gutangira asenga, namara gusenga tubone kwinjira mu kiganiro neza turi mu mbaraga z'Imana, ndetse n'abaduteze amatwi babone ko turi mu bihe byiza byo kuramya Imana no kuyimbaza. Rero watangira usenga Imana. Twubahe Imana, dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ikomeye, ushoboye byose, ni wowe waremye ijuru n'isi n'ibiyirimo n'abayirimo bose. Buri Imana imenye uko bigenda nyuma y'uko umuntu abibye imbuto mu butaka, ukayizamura ukayirumbura ikera igatanga umusaruro. Buri Imana imenye uko bigenda iyo umuntu ari urusoro mu nda ya mama we, ni wowe umurindira mu nda akavuka. Uko amaze kuvuka, uko abaho bigaragara amaso y'abantu, ariko we nawe umenya iherezo ry'iyo nyuma y'uko atakiriho. Aho niho ubera Imana, niho ubumana bwawe butangariza abantu. Amen. Uyu mwanya turakuraritse muri iki kiganiro cyo kuvuga ku ijambo ryawe. Dusengeye imitima n'amatwi azumva iki kiganiro n'abazareba ino video bose. Amen. Kizababere imbuto ikomeye nk'uko umubibyi yabibye imbuto aba yizeye umusaruro. Kizageraho kibavanaho kibageza mu byo kwizera kuri Imana isumba byose. Turakuraritse umwuka w'Imana ubane natwe kuva dutangiye kujya dusoje. Izina rya Yesu riganze byose. Amen. Imana ihabwe icyubahiro cyane kandi Imana iguhe umugisha mwinshi. Maze iminsi rero Jeremie ngende gufashwa n'ijambo ry'Imana rivuga gusenga ubudasiba. Yesu avuze ngo nimusenga, ni ijambo riri muri Luka ibice 18 ku murongo wa mbere kumanuka. Yesu avuze ngo Yesu abacira umugani wo gusenga ubudasiba, bagasenga mu gitondo, bagasenga nimugoroba. Avuga uburyo ki tugomba gusenga ntitunarambirwe. Atanga urugero rw'umupfakazi wahoraga atitiriza umuntu w'umukungu utubaha Imana. Abati yari umutunzi, yari umucamanza utubaha Imana, ariko agahora aza gutitiriza uko bukeye nuko bwije, ndetse ngo ntabwo yarambiwe kuza muri ruriya rugo, yarahahoraga buri gihe everyday. Rero uyu mwanya rero njye n'iryo jambo numvaga rifasha. Nawe ufite ibintu byinshi biri mu mutima wawe mu ijambo ry'ihumure. Harya si ihumure? Ni ijambo ry'ihumure. Igice cya kabiri. Amen. Ijambo ry'ihumure. Yeremiya rero tugiye gutangira aririmbira Imana, ukora mu nganzo yawe. Mbere yuko tutangira ibintu byose twasenze, tugiye gutangira ubanze kuturirimbira mu izina rya Yesu, ariko unamanura n'icyaka, byose nta mategeko abihana. Ngiye kuririmba indirimbo Yego. ivuga ngo ikigeragezo. Ikigeragezo, iyo umuntu ari muzima ahura n'ibigeragezo byinshi
ibigeragezo by'uburwayi, ibigeragezo by'inzara, ibigeragezo by'ubushomeri, intambara, ibibazo byinshi cyane. Ariko hari Imana inesha ibigeragezo, kuko igice cya mbere twari ku kigeragezo Yobu yahuye nacyo, birangira Imana imugiriye neza, rwa rugamba rutoroshye. Twaje mu gice cya kabiri cy'ijambo ihumure. Amen. Ngiye kuririmba indirimbo, ninyisoza turakomeza n'ijambo ry'Imana kandi biragenda neza. Amen. Ndavuga ikigeragezo kiza ntigisubira inyuma, umunzani w'abizera n'ukuri turageragezwa, kikaza ari uruganda kigacurira mu mubiri, kikaza ari ishuri kuritsinda bikagorana. Ndavuga ikigeragezo kiza ntigisubira inyuma, umunzani w'abizera n'ukuri turageragezwa, kikaza ari uruganda kigacurira mu mubiri, kikaza ari ishuri kuritsinda bikagorana. Iyo ubuhamya bumaze kuboneka kirahunga, kigenda kirukanka kidakoza amaguru hasi, gihunze umwana w'Imana umaze gutabarwa. Nawe iyo ubonye kirenze amarembo urashima, n'abagifumbiraga bakagufasha gushima. Iyo ubuhamya bumaze kuboneka kirahunga, kigenda kirukanka kidakoza amaguru hasi, gihunze umwana w'Imana umaze gutabarwa. Nawe iyo ubonye kirenze amarembo urashima, n'abagifumbiraga bakagufasha gushima. Iyo cyuguruye amarembo kirayoberana, ntiwakiratira amarira ngo kikubabarire, cyangwa se ngo ukirakarire wenda kiraguhunga, kiragukubita ugasigara wimyoza gusa, keretse wungutse ubwenge bwo kujya ku gasambi, maze Imana ikakumva kabari gutabara. Iyo cyuguruye amarembo kirayoberana, ntiwakiratira amarira ngo kikubabarire, cyangwa se ngo ukirakarire wenda kiraguhunga, kiragukubita ugasigara wimyoza gusa, keretse wungutse ubwenge bwo kujya ku gasambi, maze Imana ikakumva kabari gutabara. Amen. Amen. Iyo ubuhamya bumaze kuboneka kirahunga, kigenda kirukanka kidakoza amaguru hasi, gihunze umwana w'Imana umaze gutabarwa. Nawe iyo ubonye kirenze amarembo urashima, n'abagifumbiraga bakagufasha gushima. Iyo ubuhamya bumaze kuboneka kirahunga, kigenda kirukanka kidakoza amaguru hasi, gihunze umwana w'Imana umaze gutabarwa. Nawe iyo ubonye kirenze amarembo urashima, n'abagifumbiraga bakagufasha gushima. Iyo cyuguruye amarembo kirayoberana, ntiwakiratira ngo njyewe mfite amafaranga, cyangwa se ngo ukiratire ngo nize amashuri menshi, kiragukubita kikaguteranya n'imiryango, nayo yabibona utyo kucyoroshya ikakibyibushya, kigenda umurimo wakizanye iyo umaze kurangira. Iyo cyuguruye amarembo kirayoberana, ntiwakiratira ngo njyewe mfite amafaranga, cyangwa se ngo ukiratire ngo nize amashuri menshi, kiragukubita kikaguteranya n'imiryango, nayo yabibona utyo kucyoroshya ikakibyibushya, kigenda umurimo wakizanye iyo umaze kurangira. Iyo ubuhamya bumaze kuboneka kirahunga, kigenda kirukanka kidakoza amaguru hasi, gihunze umwana w'Imana umaze gutabarwa. Nawe iyo ubonye kirenze amarembo urashima, n'abagifumbiraga bakagufasha gushima. Iyo ubuhamya bumaze kuboneka kirahunga, kigenda kirukanka kidakoza amaguru hasi, gihunze umwana w'Imana umaze gutabarwa. Nawe iyo ubonye kirenze amarembo urashima, n'abagifumbiraga bakagufasha gushima.
iyo ubuhamya bumaze kuboneka kirahunga, kigenda kirukanka kidakoza amaguru hasi, gihunze umwana w'Imana umaze gutabarwa. Nawe iyo ubonye kirenze amarembo urashima, n'abagifumbiraga bakagufasha gushima. Iyo ubuhamya bumaze kuboneka kirahunga, kigenda kirukanka kidakoza amaguru hasi, gihunze umwana w'Imana umaze gutabarwa. Nawe iyo ubonye kirenze amarembo urashima, n'abagifumbiraga bakagufasha gushima. Amen. Imbaraga n'amavuta Jeremiah. Amen. Mbega indirimbo Jeremiah urumva ivuga ku kigeragezo n'ibigeragezo muri rusange. Iyo ibigeragezo ngo byabaye byinshi, wayihimbye rero bigenze bite rero indirimbo yawe? Urabizi ko mu gice cya mbere navuze ko nkunda kwandika shingiye ku buzima. Nyine hari igihe ubona byanze, Yego. ugakora ukabona ntutera imbere, ugakora ukabona ntacyo ugeraho, ariko ukarebera no ku bandi. Hari igihe wowe uvuga ko uri mu kigeragezo, ariko wabibwira abandi cyangwa waganira n'abandi ugasanga wowe uri umwana mu kigeragezo, ugasanga uri umwana hasi cyane. Iyo ndirimbo rero nyine nayanditse kubera kugeragezwa n'ubuzima, inzira ndende z'ubuzima bwa muntu nawe urabizi cyane, namwe mudukurikiye muri abantu bakuru. Ushobora kwandika indirimbo ari impamvu yanjye, ushobora no kwandika indirimbo ari impamvu y'undi, ushobora no kwandika indirimbo ari rusange. Ubwo buryo nanditsemo. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero ndakwakiriye ku ijambo ry'Imana, amahoro y'Imana ndetse n'umwuka w'Imana no gufashwa byose bibane nawe mu ijambo ry'Imana. Rero nguhaye karibu ku muhuza YASIPI mu kutugezaho ijambo, kandi ngira abadukurikiye ko mu kanya nyuma y'ijambo ry'Imana arongera akaturirimba tugana ku musozo. Rero ndakwakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane. Umunsi nateguye ijambo ryiza rivuga ku kunesha ikigeragezo. Yego. Nateguye ijambo riri muri Daniyeli. Daniyeli igice cyaho ni icya 3. Yego. Turasoma umurongo wa 28. Ni wonyine. Daniyeli 3 umurongo wa 28 wonyine. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami ahimbaza Imana y'abasaduraka. Umurongo wa 28 haravuga ngo Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka, Meshake na Abedenego ishimwe niyo yohereje marayika wayo akiza abagaragu bayo. Bayiringiye. Rero urafashe. Yes. Bayiringiye. Yego. Kuko bigurukije ijambo ry'umwami. Kuko bigurukije ijambo ry'umwami Nebukadinezari, bagahara amagara yabo, bakemera guhaba amagara yabo, bakayahara, bakavuga ngo turemeye, ntabwo turapfukamira Bayali, ntabwo turapfukamira igishushanyo wabajwe n'ubwo uri umwami. Amen. Amen. Komeza. Ngo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari imana yabo. Kugira ngo batagira indi mana bakorera cyangwa basenga itari imana yabo, ariyo mana yacu twese twizeye yo mu ijuru. Imana rero mu ijuru n'isi, ikadendeza isi n'inyanja. Ya yindi twavuze ifite ubushobozi bwo kugira ikirema n'icyo yica ikanakizura. Amen. Iyo niyo mana Saduraka, Meshaki na Abedenego basenze imbere y'umwami Nebukadinezari. Yego. Komeze. Oya, ntabwo urakomeza. Aya magambo niyo nagiraga ngo tuvugeho. Reka Yeremiya nsubire muri iri jambo. Irisubiremo. Ndumva riri mu mavuta akomeye cyane. Abadukurikiye ku muhuza YASIPI TV baryumve neza. Ngo Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe. Yego. Niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami. Amen. Bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari imana yabo. Haleluya. Amen. Tukiri ku ijambo kugeragezwa, no mu gice cya mbere twarabivuze. Abo bagabo bari bageragejwe. Yego. Urabizi ko babafashe babashyira umwami
ngo bafite Imana bizeye, ngo bafite Imana biringiye. Ni amateka maremare ntabwo twayasoma. Umwami aravuga ngo nibavuza ibivuza amajwi, amabubura n'inanga n'imyirongi n'ibindi byose bapfukame. Abagabo bari mu kigeragezo gikomeye kitari kiboroheye, ariko bavuga ngo ntabwo tuzapfukamira umwami Nebukadinezari kuko hari Imana yo mu ijuru izadukiza. Ariko bashyiramo n'agatego, baravuga ngo naho itadukiza twagenda tukaruhuka mu mahoro, ariko Imana yarabakije, yabohereje umumarayika arabarinda. Aha ngaha iri jambo nariteguye ndi kuri cya gice cya mbere cyo gukomeza umutima mu kigeragezo. Aba bagabo baba bafite kuvuga ngo yego turapfukamira ishushanyo, ariko kubera ko baba babizi ko bari mu kigeragezo kandi babizi ko hari Imana isumba Nebukadinezari, kuko Nebukadinezari ni umuntu w'inyama n'amaraso, baravuga ngo nubwo uri umwami uri hejuru yawe aradukiza, kandi naho atadukiza nta cyatubuza kuyiringira. Amen. Ukomeza umutima mu kigeragezo. Ufite byinshi bikurwanya, ufite abantu benshi bakurega, ufite abantu benshi bakugenza, ufite abantu benshi bafite aho bajya kukurega ngo hari ibyo udakora, hari ibyo udatunganya. Icyo ni ikigeragezo. Uriya muriro bari batawemo ni igico abanzi bagiye bagutega, ni igico abazimu n'abademoni baguteze, ni igico Satani yaguteze mu buzima bwawe, mu myizerere yawe, mu mikorere yawe, mu kazi, aho uba, aho utuye. Ariko hejuru y'abami, abaperezida n'ibisonga hari Imana ifite ubutware. Ari hejuru y'abahanuzi, umwami aduta inshuti zo mu isi, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Amen. Turajya mu Baheburayo igice cya 11 turebe ku kwihangana mu kigeragezo. Yego. Baheburayo 11. Abaheburayo ibice 11. Cya 11. Yego. Uvuze? Oya. Nshuti bene data mudukurikiye, turacyari mu kiganiro igice cya 2 cy'ijambo, ijambo ry'ihumure. Amen. Tuvuze ngo tugiye gusoma Abaheburayo igice cya 11. Yego. Umurongo wa mbere. Yego. Yeremi kangusomere. Umurongo wa mbere. Kangusomere mu izina rya Yesu. Basoma 30 yonyine. Yego. Titira amagambo avuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Amen. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahanwa neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Amen. Amen. Urajya Abaheburayo igice cya 12. 12 inyuma. Inyuma yaho. Yego. Urasoma umurongo wa mbere urasoma 20 yonyine. Haravuga ngo titira amagambo avuga ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana nihangane, hari akabazo kari kabonetse kuri kamera, ariko ntabwo biri bwongere mu izina rya Yesu. Twari tuvuze ngo mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa kwihanganye, dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Imana yahabwe icyubahiro. Amen. Amen. Bene data, tukiri ku ijambo ry'ihumure igice cya 2, uvisha amagambo menshi yo kwihangana ndetse no kwizera mu kigeragezo.
bivuga ko twabonye ko Yobu yizeye ahamya neza adashidikanya avuga ko ibyo yavuye mu nda ya mama we ntacyo azanye, kuko n'ibyo yaboneye ku isi nabyo azabasiga azagenda ntacyo ajyanye. Yizeye atazi ko Imana yabwiye Satani ngo ubugingo bwe Satani ntazabukoreho. None hano naho ijambo ryo kwizera atubwira ngo Yesu yihanganiye umusaraba n'isoni zabo, kubera ko ubwiza bwari bwamushyizwe imbere bwo azabamo mu ijuru anesheje ikigeragezo. Nawe rya jambo riragaruka ryo gukomeza umutima, yakomeje umutima. Bamwita amazina mabi menshi, bavuga ko yigize umwana w'Imana atari we, bavuga ko ngo yise umwami w'Abayuda atari we, bamucira mu maso, bamutera imisumari, bamwambika ikamba ry'amahwa, bamwamba ku musaraba, baramukubita, baramushinyagurira, bamwambika ubusa, baramucuza. Ariko akomeza umutima, aravuga ngo reka mbyihanganire, icyo data yantumye ngikore ngisoze, iki kigeragezo cy'urupfu kindi imbere. Nubwo nawe yageze avuga ngo uwampa ngo iki gikombe sinkinywereho, yaracitse intege nyine kuko tukiri mu isi. Nawe yari yambaye ishusho y'umuntu n'umubiri n'inyama n'amaraso, ariko Imana amubaye hafi, ikigeragezo agisohokamo. Ubu ngubu Yesu ari mu ijuru, yaratsinze, yarazutse, yanesheje urupfu, yanesheje Satani, yanesheje ubukene, yanesheje ibibazo, yanesheje akaga, yanesheje induru, yanesheje ibibazo byose mwene muntu wasigaye mu buzima ahura nabyo. Amen. Ukomeza umutima mu kigeragezo rero. Reka dusubire ahandi ku Baheburayo 11 turebe kwizera nyako. Yego. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amen. Kabiri, icyatumye abakera bahanwa neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko tumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Amen. Amen. Ukwizera rero bene data mabwira, niko ngiye ushingiraho ubuzima bwanjye. Kuko kwizera utagufite nawe ubwawe wakwibura. Ubundi se ni gute utera imyaka? Urahinga, ugatongora, ugafumbira, ugatera imyaka. Uba wizeye mbere na mbere ko uzasarura. Utabyizeye guhinga biravuna, ni akazi umuntu wese atakwifuza gukora atizeye umusaruro. Niyo mpamvu iyo uri umukristo nyawe, umukristo wizera Imana, bisaba ngo wizere ko nubwo uri mu ntambara, nubwo uri umushomeri ejo akazi kazaboneka, nubwo urwaye ejo uzakira, nubwo uri mu ntambara zizashiraho. Udafite kwizera ubuzima ntabwo bwaba bushingiye. Bene data ndagira ngo twizere imbaraga z'umusaraba, twizere Imana yaremye byose, twizere Yesu umucunguzi. Bityo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibigeragezo birashira, ubukene burashira. Hana yarageragejwe kandi ageragezwa yizeye. Hana yari umukobwa nk'abandi, ashatse nk'abandi, ageze mu rugo urubyaro rurabura. Umugabo ntiyabyihangana kuko nta kwizera yari afite, ntabwo yarizeye ko umugore we azabyara. Ajya kubyarana n'undi mugore, Penina akajya asuzugura Hana, nawe amubera ikigeragezo cya kabiri. Ikigeragezo kizira mu kuba Hana ubwe atari yarabyaye, kuba umugabo yaramuciye inyuma akajya kubyarana na Penina, kuba Penina yaramusangaga aho Hana yagiye gusenga mu rusengero n'abana, akajya kumutukira no kumutonganya no kumutera umutima uhagaze. Ariko Hana arizera, agahora mu rusengero avuga ngo Mana, ndakwinginze, ni wowe Mana yandemye, ni wowe uzi uko nabayeho n'uko ndiho n'uko nzabaho. Wankiza igisuzuguriro cya mukeba wanjye, wankiza induru ya mukeba wanjye n'intonganya, ukandenganura ukampa umwana. Ngo kandi ahiga umuhigo ngo numpa umwana nzamugutura abo umukozi wawe. Ndagira mbabwire finali y'ikigeragezo kirimo kwizera no kwihangana no gukomeza umutima. Hano ko yajyaga mu rusengero yahoraga asenga, Imana iza kubona ko Hana akwiye kwandika inkuru izavuga ijambo ry'ihumure ry'uno munsi turimo, imuha umwana Samweli, amutura Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana igira iby'isi irangiza ku buzima bw'abadukurikiye. Yego. Imana itanga icyerekezo ku basore, Imana itanga icyerekezo ku bakobwa, Imana yubaka ingo z'abagabo, Imana yubaka ingo z'abagore, Imana igire ibyo ihindura mu buzima bwacu. Kandi muri ubwo buzima bwose bene data, ndifuza ko twakomera mu buzima bwo hanze bugoye. Ndabwira abasore kwirinda itabi, ibiyobyabwenge n'inzoga. Ndabwira abakobwa kwirinda ababashuka n'ibibashuka. Isi n'ibiriho bizashira, ariko nyuma yo kubaho hari ubundi buzima. Ubwo buzima muri Kristo tubwita ubugingo. Nyaboneka zirikana ubugingo, zirikana ubundi buzima nyuma y'ubu ngubu.
Imana ikomeze idufashe, nicyo mbifurije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'Imana Data, amen. Imana iguhe umugisha n'imbaraga n'amavuta menshi cyane, ndumva wafashijwe cyane kubw'amagambo meza utugejejeho yo kwihangana. Uduha urugero rwiza kuri Sadaraka na Meshaki na Abedenego, barihanganye mu gihe bari gukora Imana mu gihe kigoye cyane. Barageragejwe, baratotezwa, ariko bagumya kwizera Imana. Haleluya. Kugeraho umwami avuga ngo utaramye Imana yanjye, utayiramya ibi bigirwamana nabaje, arajugunywa muri ririya tanura, baranaryenyegeza. Ngo barangije ngo umwami arabatumaho, abashyira nko muri stade, nkuko bashyira muri stade, baramya bakubise bya bigoma n'ibibobura n'amabobura n'amakondera n'amahembe n'ibindi bifite amajwi yose arenga. Abagabo baguma bahagaze bemye, babikubise bose bagwase, babona ari abagabo batatu bahagaze bameze ngo intumwa z'umwami zagenda zavuga ati ariko rero umwami, bari abantu wizanye, abantu wizanye bazawukuraho. Ati abandi bose bapfukamye, ariko bo basigaye bemye, banze kuramya Imana zabo, bagusuzuguye. Rero ntabwo bishoboka. Byamaze kuba bityo, umwami abatuma aravuga ati niki gitumye munsuzugura? Ese ubundi Imana iri wakiza amaboko yanjye ni iyi? Haleluya. Abagabo baravuga ati ariko naho itadukiza, twizeye neza ko tutagupfukamira kuko twabyanze kare. Ariko Imana yihesheje icyubahiro, ibohereza umumarayika wayo abarinda mu muriro. Ndetse n'igitangaza n'ikimenyetso, Nebukadinezari yagiye kureba ko bahiye, arungurukamo, marayika amukora ku maso, abona ko harimo abagabo 4. Aragenda arabaza ngo harya ntitwatayemo 3 baboshye? Ngo yego. Ngo none ngo ko mbonyemo 4 bagendagenda, ngo kandi wa kane asa n'umwana w'Imana, umwana w'intama w'Imana. Imana yihesheje icyubahiro kuko Sadaraka, Meshaki na Abedenego ishuri ryabo ryo kugeragezwa gukomeza umutima kwari kwagaragaye. Ahubwo Nebukadinezari nawe yaje kwirahira Imana, aravuga ngo Imana yayikije aba bantu niyo yo gusengwa, ngo ntagira n'undi muntu w'ahandi uzayisenga ngo azatemagurwa. Icyubahiro cy'Imana, ubumana bwayo bukagaruka, ubumana bwayo bukongera bukagaragara, itandukaniro ry'ubumana bwayo n'umwana w'umuntu hano ku isi bikongera bigatandukana. Imana iri hejuru ya byose. Amen. Amen. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ngo umwami yabajugunyemo banze kuramya Imana ze. Bibiliya iratubwira ngo umwami yaraje ngo ahagaze ahitano ari kugurumana, aravuga ngo ariko hari umuntu ndi kubonamo, ndabonamo umuntu wa 4 kandi twashizemo 3. Ayo makuru rero afite, twajugunyemo 3 none ndabonamo uwa 4. Ariko hari amakuru ahari ngo uriya mwami yahise avuga ati wa 4 asa n'umwana w'intama w'Imana. Amen. Amen. Ngo uwa 4 asa n'umwana w'Imana. Bivuze ngo rero muri ibyo biturwanya, muri abo batugenza, muri abo baduhiga, hari igihe nabo batureba bakatubona mu Imana. Ariko se ni gute umuntu akwanga ntacyo aguhora, umuntu akagusebya ntacyo aguhora, umuntu akakwirukanisha mu kazi ntacyo aguhora, ariko ntibakwirukane. Bigera akavuga ati ariko burya nurizaga ubusa, uriya muntu afite Imana iri muri we inamukoreramo, kuko n'ubusanzwe naramurenganyaga. Imana ikihesha icyubahiro, umuntu agatabarwa muri ubwo buryo. Amen. Amen. Noneho dusoma ijambo rivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, ko udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tureba ko ari iby'ukuri. Ubundi wa mugani iri jambo riranakomeye. Ubundi ibintu dusenga, ibintu byo gusenga, iyo urebye ubona dufite ikintu kijyana twajyana abantu tukavuga ati twebwe twasenga, kirahari rwose. Jyana cya mbere, wajyana mu bantu byarakozwe, ibihamya birahari. Mugana wa muhanzi, imvugo yiwe ni ihame, ntegereza umusingiza, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Hari ijambo avuga ngo ibihamya birahari. Ibihamya birahari. Yego. Niba Hana yari mu kigeragezo akabona Samweli, ndetse akanashyiraho stop ngo wowe Penina ntuzongere kusakuriza kuko Samweli yaravutse. Cyo ni igihamya cya mbere. Esteri, urabyibuka Esteri yari umukobwa w'isuzugurwa. Esteri ajya kwiga uko baba ibwami, agezeyo arahaba akahaba, ariko afite ijambo ngo ntuzavuge aho ukomoka, ko yari afite imizi utamwemerera kuba yaba umwamikazi.
igihamya cya kabiri nakubwira, Esiteri igihe cyo gutoranywa cy'abakobwa cyarageze, yari n'imfubyi, yari afite nyirarume wenyine ariwe wari uhari, ariwe Morodekayi wari uri ku irembo ibwami. Abandi babyeyi niko mbitekereza bakaza baje mu birori by'abana babo. Esiteri we yari aho ari imfubyi, nta muntu wamuherekeje, ariko abandi bakobwa batambukaga imbere y'umwami, umwami akabareba nk'aho batari kugaragara. Ariko Esiteri ntekereza ko ariwe wari uri inyuma, kuko Esiteri yaraje umwami amutunga inkoni. Abashinzwe ngo gutanga amakuru y'umwamikazi ngo bajye kuvuga ngo gusoma amasekuru ya Esiteri, wari uhagarara avuga ati ariko ubundi ibintu ukora urabizi, ibyo uvuga urabizi, umuntu yamaze kuba umwamikazi urajya gusoma ibiki? Ahubwo wirinde. Icyo ni igihamya cya kabiri. Kuva isi yaremwa, ijambo ryatubwiye ngo icyitegererezo cy'abizera nyakuri, Abaheburayo igice cya 11. Icyitegererezo cy'abizera nyakuri, Esiteri yari yizeye kuba umwamikazi uko byagenda kose, kuko kuva na kera Imana yari yaramubwiye ko izamutambagiza, Imana yari yaramubwiye ko izamuteturura, izamuha ijambo, izamuha agaciro. Icyo ni igihamya cya kabiri. Saduraka, Meshaki barahari. Ibyo ni ibihamya byinshi cyane, ibihamya byatuma dusenga, ibihamya byatuma tuvuga Imana, ibihamya byatuma twizera tukatuza indimi n'imitima yacu, ni byinshi cyane. Igihamya cya nyuma nanjye ubwanjye kuba ndiho ntacyo natanze. Ni njye wavuze mu ndirimbo ngo wahamagara abakomeye, wahamagara imiryango mpuzamahanga, wahamagara abakire, ariko hari ikintu kimwe cyonyine batashobora gukora. Icyo ni igihamya. Iyo bwira bugacya tukabona imvura igwa igahita, izuba rikarasa rikarenga, ibyo ni ibihamya bigaragaza imbaraga z'Imana mu magambo make. Amen. Imana igwa umugisha. Turashoje tugana ku musozo, kandi kubwo kwijambo twigishije kwihangana, kandi atari uko ibigeragezo byakuwe, kuba mu kigerageza ariko ukagomya ugasenga Imana, kandi atari uko cyakuweho. Bivuze ngo gukizwa no kumara amazi. Aba bagabo babaye intwari, bagaragaje ko naho Imana itabakiza bakagenda, ariko bakagenda bizeye, ubugingo bwabo bukarokoka, bukajya mu ijuru. Bavugaga noneho Bibiliya ahangaha 11 nyemera tuhasoreze 11 ku murongo wa 13 hari ijambo nkunda cyane. Haravuga ngo abo bose bapfuye bakizera, batarabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngo abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Gakondo rero nta yindi. Urumva ijambo? Gakondo nta yindi, ni ubwami bwera bw'ijuru, ariyo mahoro tuzagira, ariko kuruhuka imiruho n'imihate, ariko kuruhuka intambara nyuma y'ubu buzima busa n'ubugoye, ndetse bugira n'iherezo ritera buri wese ubwoba, kabonwe n'iyo yaba ari umwami cyangwa ari umuperezida cyangwa ari igisonga cyangwa igikomangoma, iherezo ry'ubuzima riteye ubwoba. Ariko uwizeye, kubera ko nyine ibyo twizeye bitagaragara nk'uko ijambo ryawe rivuze, ariko ukizera neza kuko hari aho tuzaruhukira, nibwo bugingo buhoraho, ari ryo juru ry'Imana isumba byose, ariho Yesu yagiye gututegurira, niwo murage yaduhaye. Amen. Imana ishimwe cyane. Ngabo bose bapfuye bataraga ibyasezeranijwe, babiroraga nk'ibizasoreje mu gitondo, bigatuma bavuga twebwe muri iyi si turi abashyitsi tunabimukira. Kandi ngo bavugaga batyo babaga bagaragaje ko bakumbuye gakondo, bavugaga bazi ko gakondo yabo iri mu ijuru ku Mana Data. Rero Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero tutari kwasoza, ndashaka kugusaba indirimbo. Njye ku giti cyanjye ndashaka gusaba indirimbo imwe, noneho nawe ukaza kuririmba indi wateguye ku giti cyawe mu zindi nshyashya, kuko tuzajya turirimba imwe iyo twakunze. Njye nzajya nyigusaba, nakagusabye za zindi, reka niba ari kwa kundi harya ni reka nisubiremo agace gato. mbajije mu bazungu batereka mbaje amazungu ati reka. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Noneho iyo numva nshaka kugusaba, njya nanayiririmba ndi no mu rugo. Nanjye kino kiganiro tuba twakoranye maze kucyapudetinga no kugishyira kuri YouTube, ndagenda nkaza kugisubiramo nkareba mbere yuko ngishyira, ndabanza nkakireba. Nanjye nkunda kureba ibiganiro mba nakoze n'iby'abandi bakoze. Rero nageze kuri ya ndirimbo mpamenyera iminota yaho, iyo ngiye gutangira ikiganiro cya niho mpera. Rero nagira ngo turi mani mbivuga ngo wahamagara Bill Gates, Dangote,
wahamagara Dangote, wahamagara na ba Obama n'abandi ba Trump n'abandi ba Joe Biden n'abandi ba Macron n'abandi, abo ni abayobozi bakomeye. Haleluya. Ariko ngo ntacyo byatanga Imana yafunze rwose. Yego. Rero iyo ndirimbo nagira ngo uyiririmbe, numara kwirimba njye ninjye uyigusabye, hanyuma uza kuturirimba indirimbo wateguye tugane ku musozo. Kanyiririmbe mu izina rya Yesu. Kuva wavuka kugeza uyu munsi wa none, uhawe fagitire y'uburinzi wagiriwe, nukuri ndakurahiye ntiwayishyura. Kuva wavuka kugeza uyu munsi wa none, uhawe fagitire y'uburinzi wagiriwe, nukuri ndakurahiye ntiwayishyura. Yakunaniza, yagutitiza, yanaguhabya, ugahabagurika ariko ntiwayishyura. Iyo fagitire mbabwira ni iy'igiciro gikomeye cy'urukundo twagiriwe n'iyaduhanze. Iyo fagitire mbabwira ni iy'igiciro gikomeye cy'urukundo twagiriwe n'iyaduhanze. Wahamagara Dangote ikamunanira, niyo haza Birigeti batanu, imiryango mpuzamahanga ntiyayishobora, izo ni imbaraga z'Imana. Wahamagara Dangote ikamunanira, niyo haza Birigeti batanu, imiryango mpuzamahanga ntiyayishobora, izo ni imbaraga z'Imana. Iyo fagitire mbabwira ni iy'igiciro gikomeye cy'urukundo twagiriwe n'iyaduhanze. Iyo fagitire mbabwira ni iy'igiciro gikomeye cy'urukundo twagiriwe n'iyaduhanze. Ab'isi barabazanya ngo ab'isi babitindaho bati batesi Nazareti hari ikiza na kimwe cyaturukayo. Ab'isi barabazanya ngo ab'isi babitindaho bati batesi Nazareti hari ikiza na kimwe cyaturukayo. Haturutse umunyembaraga, haturutse umunyembabazi, haturutse Yesu w'i Nazareti, niwe utuma duterana. Haturutse Yesu w'i Nazareti, isi yose iramwubaha. Haturutse Yesu w'i Nazareti, dukesha ubu bwiza twambaye. Haturutse umunyembaraga, haturutse umunyembabazi, haturutse Yesu w'i Nazareti, niwe utuma duterana. Haturutse Yesu w'i Nazareti, isi yose iramwubaha. Haturutse Yesu w'i Nazareti, dukesha ubu bwiza twambaye. Wahamagara Dangote ikamunanira, niyo haza Birigeti batanu, imiryango mpuzamahanga ntiyayishobora, izo ni imbaraga z'Imana. Iyo fagitire mbabwira ni iy'igiciro gikomeye cy'urukundo twagiriwe n'iyaduhanze. Iyo fagitire mbabwira ni iy'igiciro gikomeye cy'urukundo twagiriwe n'iyaduhanze. Wahamagara Dangote ikamunanira, niyo haza Birigeti batanu, imiryango mpuzamahanga ntiyayishobora, izo ni imbaraga z'Imana.
haleluya Amen. haleluya haleluya. Amen. Ndumva mfashijwe. Amen. Umuntu wese wahamagara Imana yafunze ntacyo byatanga. Nta kintu byatanga. Rero nakwemerera indirimbo imwe ku giti cyawe maze tugasoza ikiganiro twagiranye cy'uyu munsi. Indirimbo ngiye kuririmba dusoza Yego. yitwa gukiranukira Imana. Muri urwo rugendo rwo kwizera no kwiringira Imana no kwihangana, harimo abantu bavuga uriya se nyine, harimo abantu bavuga baguca intege, ariko iyo ukiranukiye Imana byose bigenda bicishwa bugufi mu izina rya Yesu. Amen. Abakuvuga bageraho bagahora, abaguseka n'abagusebya bakageraho bakemera, biratinda bakemerereka cyane. Niyo mpamvu ngiye kuririmba indirimbo yitwa ngo kiranukira Imana wicecekere. Amen. Kiranukira Imana maze wicecekere, abakuvuga bazagiraho bahore, abagucaho bakakuryanira inzara, nigusubiza bazagufasha kuyishima. Kiranukira Imana maze wicecekere, abakuvuga bazageraho bahore, abagucaho bakakuryanira inzara, nigusubiza bazagufasha kuyishima. Irasubiza we, irasubiza bakayiha icyubahiro, amashyi n'impundu bikavugira icyarimwe, bati haleluya bakikiriza amina. Ineza yawe Mana ntawayirondora. Irasubiza we, irasubiza bakayiha icyubahiro, amashyi n'impundu bikavugira icyarimwe, bati haleluya bakikiriza amina. Ineza yawe Mana ntawayirondora. Yewe mwene data, ibyo ubona bikomeye ntibigukange ngo ube wahakana Imana, bizibagirana nk'ivumbi ryo mu mvura, utambutse ishimwe ryawe unezerewe. Yewe mwene data, ibyo ubona bikomeye ntibigukange ngo ube wahakana Imana, bizibagirana nk'ivumbi ryo mu mvura, utambutse ishimwe ryawe unezerewe. Irasubiza we, irasubiza bakayiha icyubahiro, amashyi n'impundu bikavugira icyarimwe, bati haleluya bakikiriza amina. Ineza yawe Mana ntawayirondora. Irasubiza we, irasubiza bakayiha icyubahiro, amashyi n'impundu bikavugira icyarimwe, bati haleluya bakikiriza amina. Ineza yawe Mana ntawayirondora. Cya gihe Hana yaramaze gusubizwa, yaravuze ngo uvana abakene ku cyavu, ukabicazanya n'abantu bakomeye, nibyo koko Imana ikwiriye icyubahiro. Cya gihe Hana yaramaze gusubizwa, yaravuze ngo uvana abakene ku cyavu, ukabicazanya n'abantu bakomeye, nibyo koko Imana ikwiriye icyubahiro. Irasubiza we, irasubiza bakayiha icyubahiro, amashyi n'impundu bikavugira icyarimwe, bati haleluya bakikiriza amina. Ineza yawe Mana ntawayirondora. Irasubiza we, irasubiza bakayiha icyubahiro, amashyi n'impundu bikavugira icyarimwe, bati haleluya bakikiriza amina. Ineza yawe Mana ntawayirondora. Irasubiza we, irasubiza bakayiha icyubahiro, amashyi n'impundu bikavugira icyarimwe, bati haleluya bakikiriza amina. Ineza yawe Mana ntawayirondora. Amen, 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 amen. Oh, Imana iha umugisha, tugutunze ibiganza mu izina rya Yesu. Imana iha umugisha. Rero ngira ngo mwebwe mwese mwadukurikiye ku muza YASIPI, mwabyumvishe ko turi kumwe n'umukozi w'Imana ufite amavuta menshi cyane, ndetse nanjye nafashijwe, namwe aho muri ndabizi ko muri gufashwa cyane. Imana ishimwe cyane. Rero uyu mwanya turimo turasoza, ariko ntabwo nabura kwibutsa abantu bose badukurikira ko
ukeneye gutera inkunga umukozi w'Imana kugira ngo izi ndirimbo ze azisohore, kugira ngo azisohore, kuko ndumva nshaka ko izi ndirimbo azisohora zirimo amavuta y'Imana, kandi nanjye nzagutera inkunga. Amen. Umve nanjye nzagufasha byibuze mu ndirimbo zawe, nanjye harimo imwe nzafatamo nanjye nyikore dusohore nyine bajye bayumva, noneho izanaca no kuri iyi channel y'Umuhuza TV bazayibona. Rero n'undi wese wumva yazashyigikira umukozi w'Imana ku mpano ye Imana yahagurukije muri iyi minsi, nibutse cyane cyane n'aba bantu baturuka hirya y'ishyamba hariya i Nyamasheke. Abantu b'inyamasheke ndabasuhuje abantu bo mu Kagano, abantu bari Kayonza, abantu bari Rwamagana, abanyarwanda ndabasuhuje, bari mu mujyi wa Kigali, Yego, by'umwihariko abantu badukurikiye bari Nyamata ndabasuhuje cyane cyane ko utashizemo Anglican AR Nyamata, abakristo bo kuri AR Nyamata ndabasuhuje, ndetse dushuje na hajya ba bantu dusengana barya itorero shingiro. Dushoje itorero shingiro. Itorero shingiro rya Nyamata turabisuhuje. Yego. Itorero shingiro ryo mu Rwanza rya Rugarama turabisuhuje. Amatorero shingiro yose yo muri AR Nyamata turabashuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Kandi noneho tugira n'amateraniro ku wa gatanu. Tugira amateraniro ku wa gatanu. Kuri AR Paruwasi Nyamata amateraniro atangira saa 3 za mu gitondo agasoza saa 10 n'igihe turenza bitewe nuko gahunda yagenze. Umwuka yayoboye. Umwuka yayoboye. Abe n'abakozi b'Imana bafite amavuta menshi. Basize amavuta. Biba biryoshye byizihiwe rwose. Hari na korali ikunzwe cyane muri uyu mujyi wa Nyamata yitwa Umucyo. Hari umucyo turayisohoza hire hose. Nayo ibiri muri ayo masengesho. Bafite indirimbo nkunda ivuga ngo bafite indirimbo nkunda ifite igitera kivuga ngo hari igice bafite cyo ndirimbo ivuga ngo aho umuntu abona ibyo akeneye ku gihe aho ni mu ijuru, ngo kutazabayo ni ukunyagwa zigahera. Ndabasuhuje iyo ndirimbo nanjye nifuje kuzajyayo nkayirepeta nkayimenya, ariko tuzajya muri korali, bahoze barimo barahamagara urubyiruko rutari muri korali. Yego, habonetse abaterankunga n'abaririmbyi, ubwo utagiye muri korali ni umuterankunga. Welcome nawe muri korali Umucyo. Okay, Imana ihabwe icyubahiro cyane. Rero dushimiye mwebwe mwadukurikiye. Nari ndimo mvuga ngo ushobora kuba washyigikira umukozi w'Imana mu buryo bwo kugira ngo izi ndirimbo aririmba zibe zajya hanze, abantu bose bazumva, abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo bagafashwa. Aho waba uri ukumva ukeneye kumushyigikira, watanga nimero, kandi na nimero zanjye ziba ziri hariya hasi. Uwashaka nimero yawe yanyandikira nkayimuhereza, maze niba ashaka kukugira inama akayikugira, niba ashaka kuguha igitekerezo akakiguha, kandi niba yumva ashaka kukugira, ubu ngubu Imana irimo kumenyekana, ubu tayari Imana yakuzamura. Ndabyizeye. Amen. Rero uwumva yagushyigikira wa nimero yawe kugira ngo ukamugana amazina yawe, ku buryo ki yazavuga ati ni Yeremiya tuvugana, Jeremy. Rero ni kare gutanga nimero yawe. Bene data, nshuti bavandimwe mukomeje kudutega amatwi no kudukurikira, n'abazarira ino video yose, nimero yanjye ni 078 633 95380. Amazina nitwa NIYONAGIRA JEREMIAH. Ni 078 633 95380. Amazina NIYONAGIRA JEREMIAH. Ndashima Imana ku bwanyu. Amen. Amen. Rero Imana ishimwe, twatangiye dusenga. Wayivuze wayirangije? Yisubiremo ri. Ni 078 633 95380. Yego. Amazina NIYONAGIRA JEREMIAH, umusore wanyu. Mumbe hafi mushyigikire, mungire inama, mumfashe muri byose. Mu izina rya Yesu ndabizeye. Amen. Rero turashoje, reka umukozi w'Imana Jeremy asoze adusengera dusabira umugisha w'Imana. Dusenge. Uwiteka Mana ya Isirayeli, wabanye n'abagaragu n'abaja n'abakozi bawe kuva kera, abakwizeye bose ntabwo wabakojeje isoni. Wagiye ubatabara, Hana wamuhaye Samweli, Daniyeli wamurinze mu rugo rw'intare,
Meshaki, Saduraka, Abedenego wabarinze itanura ry'umuriro, ndetse utanga n'ikimenyetso ku mwami Nebukadinezari. Aravuga ngo uri Imana yo gusengwa n'ab'isi yose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa muri byose. Tugushimiye gahunda yacu twatangiye, ubanye natwe turayisoje. Ukomeze ubane natwe mu mirimo yacu, mu migambi yacu, mu ntego, mu ntumbero. Tukweretse Abanyarwanda, abato n'abakuze, imfubyi n'abapfakazi, urubyiruko, abasore n'abakobwa, abubatse, abafite gahunda yo kubaka n'abakiri hasi. Mana, ni wowe utanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, ni wowe ushyigikira imigambi y'abana b'abantu yose. Umwana w'umuntu apanga nk'umuntu, ariko wowe ugasoza nk'Imana. Tugushimiye ubuntu, ineza n'imbabazi utugirira ibambe none iteka ryose. Iminsi yose turiho, abato n'abakuze, abakomeye n'aboroheje, bakwizeye ko ari wowe Imana yo kwizerwa muri byose. Amen. Imana ihe umugisha mukozi Imana Jeremy, kandi namwe mwese mwadukurikiye ku Muhuza YASIPI TV. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Ciao ciao. Bye.